inyuma y'Imana mu gukora ibyiza hakurikiraho umugore. Ngaho dusubiremo, inyuma y'Imana mu gukora ibyiza hakurikiraho umugore. Nuvuga ngo Imana igira neza, hagakurikiraho umugore, hagakurikiraho ubwo se Yesu ari, hagakurikiraho Mwuka Wera, hagakurikiraho abare. Mbese namwe mwimagine uko biteye. Inyuma y'Imana mu gukora ibyiza hakurikiraho umugore. Abandi banditse baravuga ngo les femmes sont les créatrices, ngo abagore n'abaremyikazi. Mu gihe Imana itubeshaho tukabaho, ngo ariko nayo ntabwo ipfa kumanamana. Iyo irarema imico, igikoresho cya mbere yifashisha ni umugore. Nibo bafite uruhare rwo kurema imico. Ibi mvuze ndabaha imitwe y'amagambo, muzongera munabisome mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Abagifite mujye murarambura mu ndebere. Ni icyigisho kivuga Mose, ni icya 22. Handitse amagambo ari mu imvugo ngiye kuvuga, ngo ibibi byose byabababaje mwabonye ku isi, ngo ba nyirabayazana bazabiryozwa n'abagore. Ngo ariko kandi niba hari n'ibyiza mwishimiye mukabona ari byiza mwishimiye ku isi, nanone wari umusaruro ukomotse ku bagore. Ariyo mpamvu abasaba intambara ikomeye ntoya, ngo mu gihe cy'urubanza abantu bari kuryozwa ibyo bakoze, ngo nerazazanwa mu rukiko ngo asobanure ukuntu yisha abana b'Imana muri cya gihe cy'akarengane ka kera. Ariko icyanteye ubwoba ni amagambo avuze ngo na nyina, ngo ako gakecuru k'akagome kazaza gasobanura ukuntu katoje umwana wako kugira nabi. Ubwo ndi gushimangira ko umugore n'uw'agaciro, abishatse isi yayiha ikindi cyerekezo cyiza cyangwa kibi aramutse arinze agaciro ke. Inyuma y'Imana mu kugira neza hakurikiraho umugore. Ngaho mwibaze iki kibazo. Nimusoma mu migani, amasomo ngenda afite uyu mwanya, handitse amasomo ameze nk'inyuru, ngo kubana n'umugore w'ingare mu nzu uvuga urudaca, mu nzu y'inyumba, birutwa no kujya kwibera ku gasozi kadatuwe. Si inyuro. Undi murongo uravuze ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima, ngo ameze nk'impeta y'izahabu ikwikiwe mu zuru ry'ingurube. Undi murongo uri mu mubwiriza ngo umugore mubi ameze